murakaza neza kuri Bright TV. Uyu munsi mateka turagaruka ku ncamake z'umunsi wa Pasika cyangwa pesa mu giheburayo. Numwe mu minsi iri mu muco w'abayuda uziririzwa cyane. Mu muco wa Yuda Pasika yizihizwa hibuka inkuru y'Abisiraheli ubwo bavaga muri Egiputa. Ibyo bikaba biboneka mu gitabo cya Bibiliya, mu Kuva, Kubara, mu Gutegeka kwa kabiri no mu zindi nyandiko. Abayuda baziriza icyumweru cy'iminsi mikuru ya Pasika bakora imihango itandukanye y'ingenzi, ariyo irimo ifunguro rya Pasika rizwi nka Seder, bagakura ibifite imisemburo byose mu ngo zabo no gusimbuza matzo cyangwa azime mu rurimi rw'igifaransa. Ni imigati abayahudi bakoresha iyo mu gikorwa cya Pasika. Twakwibaza tuti ese Pasika iba ryari? Pasika y'umwaka wa 2020 yatangiye ku itariki 8 Mata izuba rirenga kugeza ku itariki 16 Mata izuba rirenga. Itariki ya Pasika irahinduka buri mwaka kubera ko idashirwaho hagendewe ku ndangabihe cyangwa calendrier ya Gregorian, ahubwo hagendewe kuyitwa Lunar Calendar ariyo y'Abaheburayo. Ihora ibaho mu kwezi kw'imfura kw'Abaheburayo ariko kuzwi nk'ukwezi kwa Nisani. Reka tugaruke inyuma tuvuge ku nkuru ya Pasika. Hagendewe kuri Bibiliya, gutura kw'Abayuda muri Egiputa kwabayeho igihe Yosefu umuhungu wa Yakobo umuragwa n'uwakomotseho imiryango 12 y'Abisiraheli yimuriraga umuryango we gutura awuvana i Kanani mu bihe by'inzara ikabije akawuzana muri Egiputa. Ku myaka myinshi Abisiraheli babaye mu mahoro i Gosheni, ariko uko bagenda bagwira abanyegiputa batangira gutinya Abisiraheli. Nyuma y'urupfu rwa Yosefu n'abavandimwe be, amateka arakomeza ubwo haje Farawo wategetse ubucakara kuri bo ndetse ategeka guhotorwa kw'imfura z'abahungu bakabajugunya mu mugezi wa Nile. Umwe mu bana bari mu kaga ko kwicwa warokowe n'umukobwa wa Farawo amuha izina Mose, bisobanuye uwakuwe mu mazi, nuko ashirwa mu muryango w'ibwami muri Egiputa. Amaze kuba ingimbi, Mose yaje gusobanurirwa inkomoko ndetse n'uburetwa abanyegiputa bari batwaje bene wabo b'Abaheburayo. Yica uwayoboraga abacakara w'umunyegiputa, hanyuma aratoroka ajya ahitwa Sinai Peninsula, aho yabaye imyaka 40 aragira. Umunsi wa Mose yakira itegeko rivuye ku Uwiteka ryo gusubira muri Egiputa agakura bene wabo mu bubata nk'uko Bibiliya ibivuga. Ariko umwe n'umuvandimwe we Aroni, Mose yahanganye inshuro nyinshi na Farawo wayoboraga icyo gihe. Izina rye ntiryanditswe muri iyo nkuru. Amusobanura yuko Imana y'Abaheburayo ishaka ko babona iminsi 3 yo kuziririza iminsi mikuru yo mu butayu. Igihe Farawo yangaga, Imana yateje ibyago 10 abanyegiputa, harimo guhindura umugezi wa Nile amaraso, kurwara kw'amatungo, inzige, iminsi 3 y'icuraburindi, gupfusha abana b'imfura ari marayika murimbuzi ubikoze. Abisiraheli bo bashize amaraso y'umwana w'intama ku nkomanirizo z'imiryango y'amazu yabo kugira ngo marayika murimbuzi ahamenye, hanyuma anyure kuri buri rugo rw'Umuyuda. Bamaze gukurwa n'ibihano, abanyegiputa basabye umwami wabo kurekura Abisiraheli, maze Mose abayobora vuba na bwangu abakura muri Egiputa. Ariko Farawo ahindura ibitekerezo bye, nuko akurikiza ingabo ze Abisiraheli ngo zibagarure. Igihe ingabo z'abanyegiputa zari hafi gushikira Abayuda ku nkombe y'inyanja itukura, habaye igitangaza. Imana itandukanya inyanja mo kabiri. Inyuma ya Mose haza umuyaga mwinshi ubuza abanyegiputa gukurikira Abisiraheli, nuko Mose nabo yarayoboye babona kwambuka mu mahoro. Hanyuma bamaze kwambuka, wa muyaga uratuza. Abanyegiputa bashaka kubakurikira, bakigiramo inyanja yongera gusubirana irengera abanyegiputa. Nkuko Bibiliya ibivuga, Abayuda babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi babaye mu butayu bwa Sinayi igihe cy'imyaka 40 mbere yuko bagera mu gihugu cyasezeranijwe n'abasekuruza babo i Kanani, kizwi nk'ubutaka bwa Isirayeli. Umwe mu mihango y'ingenzi ya Pasika ku Bayuda, bayiziriza bakura ibiryo byose birimo umusemburo bizwi nka shamez, bakabikura mu ngo zabo mbere yuko umunsi mukuru utangira, kandi bakirinda ibiryo birimo imisemburo byose muri icyo gihe cyose. Abayuda b'ukuri barya umugati uzwi nka madzo hagendewe ku migenzo. Ibi ni ukubera ko Abaheburayo bavuye mu gihugu cya Egiputa bihuta ku buryo nta mwanya wari uhari wo gutegereza ko umugati utungana neza, kandi kubera ko madzo yari taremereye inoroshe gutwara mu butayu kuruta umugati usanzwe. Ku majoro abere ya Pasika, imiryango n'inshuti bateranira hamwe bagasangira hamwe ku bizwi nka Seder. Kuri ifunguro rya Seder, inkuru yo kuva muri Egiputa yasomwaga mu ijuru riranguriye mu nyandiko izwi nka Haggadah mu giheburayo, bisobanuye kubara inkuru. Imihango ihuriye ku bintu bitandukanye bivugwa muri iyo nkuru igakinwa. Urugero, imboga zishirwa mu mazi arimo umunyu nk'ikimenyetso cy'amarira y'Abayuda barize mu gihe bari abacakara, n'imboga zisharira bikaregwa nk'ikimenyetso cy'imyaka mibi y'uburetwa. Isahani ya Sederi ishirwa hagati ku meza iriho amafunguro ya Pasika afite ubusobanuro bwihariye bw'inkuru zo kuva, harimo madzo, imboga zisharira, igufa ryo kuguru k'umwana w'intama n'imbuto z'ubwoko butandukanye, ubunyobwa na vino izwi nka charosette nk'ikimenyetso cy'igikoresho bakoresha bahuza amatafari igihe bari mu bucakara muri Egiputa, aricyo cyitwa mortar. Andi mafunguro yarimo iryitwa matzo kujene, umutsima ugizwe na madzo n'imbuto zizwi nka pome, amafi atogosheje, isosi y'inkoko n'utubumbe twa madzo. Abana bakina uruhare rw'ingenzi muri Seder kandi bakaba bitezweho kugira icyo bakora mu migenzo yayo.
hari aho muri iryo funguro umwana muto muri bose asubiramo ibibazo bine bibaza ku itandukaniro hagati y'uwo mugoroba n'indi migoroba yose yabayeho. Mu ngo nyinshi abakiri bato banezezwa no kuba mu mikino yo guhiga ikizwi nka afikomen, ariko agace k'umugati w'amazo uhishwa ku kigoroba. Ubonye ako gace k'amazo ahabwa igihembo cyaba amafaranga cyangwa ikindi cyateganijwe. Abakristo bamwe bizihiza iminsi mikuru ya Pasika y'Abayuda mu buryo bwenda gusa. Ibikorwa byabo biboneka ahitwa Assemblies of Yahweh cyangwa se aho bateranira bahimbaza Imana. Abayuda b'Amesiyanike n'amahuriro y'itorero ry'Imana ku bemera Kristo birwana n'iminsi mikuru ya Pasika ku bakristo. Nk'uko bikunda gukorwa, agace k'umugati nk'ikimenyetso cya sederi gakoreshwa mu muhango mugufi bashaka gusobanura ugucungurwa mu bubata bw'icyaha binyuze mu gitambo cya Kristo. Ibyo bikaba ari ihishurirwa ry'imiziririzo ya Pasika y'Abayuda ku gucungurwa mu bubata bwo ku butaka bwa Egiputa. Abayuda bizihiza igicucu k'ibyari byarasezeranijwe, kuko kuri bo ku maso yabo y'umwuka haracyariho umwitikirizo, ariko ku bizera Yesu Kristo bakamurikirwa n'umucyo bizihiza Pasika y'ukuri ari we Kristo, umwana w'intama watambwe azize ibicumuro n'ibyaha by'abantu. Ibyo byose byari igishushanyo cy'ibyari kuzabaho, kuko byari itegeko ku Bayuda ko bagomba kubikora buri gihe uko umwaka utashe. Ibyo bikitwa igishushanyo cy'ibyari kuzaba. Uwo muhango barawukomeje kugeza na n'ubu. Imyaka isaga 2000 irashize havutse umwana witwa Yesu mu buryo bw'igitangaza, ndetse ahabwa izina ry'umurimo yaje gukora ari uwo gucungura abatuye isi. Iryo zina ni Kristo. Ku myaka ye 33 nibwo yaje kuvuga ijambo rikomeye, ndetse yahinduye amateka ya benshi. Mu gitabo cya Bibiliya muri Luka 22:15 ati, kwifuza nifujije gusangira namwe Pasika iyi ntarababazwa. Kuko igihe cyose bayiryaga babaga bakora igikorwa cy'ubuhanuzi ndetse no kwibutsa isi y'umwuka ibyabaye. Ibyo bakabikora kugira ngo bibuke urupfu rwe ndetse n'izuka rye, bigatuma bakomezwa mu kwizera amasezerano yabasigiye. Ubutaha tuzagaruka tubabwira imihango yose yakorwaga mu Bisiraheli n'icyo bisobanura ku mukristo w'iki gihe. Pasika nziza kuri mwe mwese muyemera.